umwanya n'uwawe. Eyo ikamba ku ruhanga ntabwo rikugira umwami mu gihe udafite intama, ntabwo wakwitwa umushumba. Witwa igiti gute nta mizi nta n'amashami, ntacyo bimaze kuvuga igihe udafite abakumva. Haduyi wacu yitwa Bizu, impamvu duhejeje mu rujijo ngo injyana yacu rap ntabwo ikundwa n'abagore, ngo kandi Bizu yabo ntiyagenewe abasore. Cyore twigire cyangwa dupfe, umugabo arigira yakwibura kabubuce. Nzapfa mpagaze mfukama uko nsenga Imana, sinasenga mwene muntu muvu mutazampitana. Hip hop ipande n'interi turi mu kanwa, inganzi ruta inganzwa, ibibi birarutanwa. Yeah. Riderman. Ewa. Yo. Abantu bose hano umuntu wavuze yuko atagufana yaba agiye kutubeshya. Man, uyu muntu Merci. Man, reka ngizo kuri umuntu munini. Kuvuga ngo Riderman nyine nko kuri nge. Uburyo mufata nyine. Mufata nyine nk'umurapa mwiza twagize, umwe mu bambere byo gukora urutonde yaza mu bambere, umuhanga ufite discipline, aruvuga ati abaraperi babazi bafite imana ugasanga wone discipline bagonze we arabifite byose. Abana Riderman kabisa agira ati this one is Riderman the Rwandan man. Njya mbibuka baza muri UTP Soldiers. Muri ya myaka ya kera cyane. Riderman, reka tujye mu muziki duhera aho ngaho. Bantu dutandukanyiriza ibintu bibiri. Abantu bakunda kumva abana bavuga ngo abarapa ngo bakora rap, abandi bakumva ngo hip hop. Ibi bintu bibiri bitandukanira he? Rap na hip hop. Rap ni njyana. Ni umuziki, ni kote y'umuziki gusa, like nko rap bisona rhythm and poetry. Bisobanura yuko ari ni ikintu kimwe kijyanye na wa muziki, ukuntu umuntu yandika n'ukuntu umuntu aflowinga mu ndirimbo. Ariko hip hop ni culture. Hip hop harimo graffiti, harimo dances za breakdown n'ibindi byose, hakazamo za cypher, hakazamo n'ubundi na rap, hakazamo na n'imyenda n'imyambarire. So hip hop ni culture mu gihe rap ari umuziki. Ibyo birasobanutse neza cyane. Mu ndirimbo yitwa Abo Turibo uyisoza waravuze ngo hari indirimbo nyine coming soon igiye kuza, baravuga ngo style nk'izabasani, mind nk'inkotanyi, ndindwanye mind zuje ubwicanye. Ubwo banaravuganze ibyo nyita ruganzo ndori ndi igisumizi mu kwipfubika ameze nk'ikigore. Ndahereye he man, narayitegereje nari umupeti kuko urumva twarayitegereje rabura ya ndirimbo yari kuza yagombaga kuza ariko nyuma bari click bose bahise bajya muri Amerika. Ya project yose ifitwe na click, then bitatu ya botinga gutyo, ariko hahise sohoka ibindi bihangano bitari kiri ariko bisa nk'ibigendeye muri ya mujyi. Wari kuzahita ngo ikize? Ntabwo nari nakadesida izina, ariko flozo zari zihari tu zagendaga n'ubundi zagomba gutangira kuri kiriya gitero twe twakoze muri Abo Turibo, hasigaye gakomeza. Riderman, mu buryo budaca ku ruhande no mu ndirimbo zawe urabivuga, hari n'ibiganiro ukora bakakubwira ese igihugu kiramutse kigukeneye kugira imyanya runaka politiki kujyamo uti igihugu kibinsabye nabikora, ntubishora bati mine nk'inkotanyi. Uravuga Riderman Rwandan man. Riderman n'igihugu cye n'idarapo ry'igihugu cye mu muziki, ubwo niho nshaka kujyana. Ubona rap cyangwa se hip hop nka culture ubarizwa muri kambyito uko nguko byarashoboye kuzamura idarapo ry'igihugu kuko uri umwe mu bari imbere muri iyi njyana? Like mu rwego rwa competition cyangwa mu rwego rwo gukundisha igihugu abantu. Yeah, kabisa. Hari indirimbo nyinshi tugenda dukora zigafasha abantu. Hari umusirikare ugeze kumpamagara ari Darfur, arambwira ati sinari nkuzi ariko nashatse nimero yawe kugira ngo nkubwire yuko indirimbo zawe zamfashije muri mission yanjye niyi. Kubera kuri akuntu tuba tukaririmba inkotanyi, tukaririmba uhereye kuri Gitende mu dutendo twavugaga ingabo ziri Darfur, ukaza muri Abo Turibo tukavuga uburyo turi inkotanyi, tukaza mu ndirimbo urusaku rw'amasasu ratatatata, nyine ukuryo abo bantu bakunda igihugu. Hari n'abantu bagiye bambwira atari kubura nakuze numva nzaho umusirikare kubera kumva indirimbo zawe. Hari n'abakigiyemo payda. So ntekereza yuko rero mu butumwa dutanga hari message runaka igera ku bantu ndetse bagakurana nayo, bamwe bakanazishyira mu bikorwa. So navuga yuko yes, hari part tugira mu gukundisha abantu igihugu. Turacyari kera, hari igihe kigeze kugera Riderman Urban Boys abantu bumva ahubwo
umwe yasanga undi niba bagusanga cyangwa ukabasanga icyo gihe Imana muri iruhuko ridashira Jay Polly yari ari kumwe na Dream Boys cyane nabo bavuga bati ewan bakabaye bari hari. Unfortunately twabivuze nyine Imana imwakire, Jay ntagihari, Dream Boys ntigihari, Urban Boys ntigihari, wowe uracyahari. Nubwo wenda wowe uri umuntu ku giti cyawe uri umwe, wenda undi yaritahiye abandi wenda baritsinda. Niki cyatumye ushobora gusunika imyaka yose kandi nyine uri on top, uri umuntu munini? Ni irihe banga? What makes you feel stronger kugeza na n'ubu ukaba ugikomeye? Mu bwambere bwo navuga yuko n'uwiteka ni igeno ry'uwiteka, ikindi ni amahirwe, still no mugisha w'uwiteka, no kugira imbaraga, kugira abantu bagutera imbaraga. Burya iyo ufite abantu bakuri inyuma, nashimire cyane ibisumizi muri rusange, abafana banjye, nta na rimwe nigeze nkora igitaramo ngo stade ntiyuzure mu gihe nabikoze cyose, nta na rimwe nigeze njya mu bitaramo ngo mbura abantu. Inshuro nyinshi so indirimbo abantu bambwira bati twazikunze byagenze gutya na gutya, so nashimira abo bantu bose batuma ntacika intege. So abo bantu batuma ntacika intege nibo batuma nkora cyane, bigatuma noneho byanze bikunze hari umusaruro bitanga. So hari Imana, hari abafana, hari itangazamakuru, hari ababyeyi badusengera umunsi kundi, hari nabo tugenda dukorana dushimira abantu tugenda dukorana nk'ama companies yabategura ibitaramo cyangwa se ama companies yigenga. Uko ugenda ubona ayo ma deals agushoboza kongera kugira imbaraga zo kubona ibyo ushora mu muziki no gukomeza gukora nyine udacika intege. Tukiri kera ni ikiragiye gukora, hari abaraperi benshi kandi nabo bakora, bigaragara ko mwari benshi mu gakino. Niwe wavuga wo guteraga ya concurrence direct yavuze ati turahanganye ku buryo uvuga uti uyu nguyu uko wifata no kuba mufata uvuga ati byanze bikunze ndakora cyane kugira ngo meze murusha? Kiragiye ni hande kuri wo bafataga nk'umukokira direct? Bigenda bihinduka. Dutangira umuziki kuko nari ndi muri UTP, nigiye na Next the General twabaga dukompeta, ngomba gukubita flow nziza kurushiye byanze bikunze cyangwa se nawe ariko abyumva. So muri group tukagira akantu ka competition gatoya. Aho ntangiye ku muhanzi wigenga nka Riderman, navuga yuko Tough Gang yose yasaga nkaho ari ikintu kinini cyane, ariko umwe muri bo numvaga flows yo nkavuga ni byanze bikunze nanjye ngomba kwa better than him, ni Bulldog. Yezana n'uyu munsi Bulldog indirimbo ziwe na nubwo muri phone zanjye mbafitemo indirimbo za Bulldog, flows ziwe, ubwenge bwiwe, ibyo byose byatumaga mvuga nti byanze bikunze uyu muntu tugomba ntabwo agomba kunshaho. Buriya nubwo abantu benshi bagenda bakundaga gucomparinga jewe na Jay, ngiye nibonaga kuri kote ya Bulldog cyane kurusha Jay, ko Jay nabonaga nyine yari afite uburyo aririmba ubuzima bw'umuhanda cyane, afite n'urukundo rwo ku muhanda yego, ndetse n'abafana twese twari tubafite yego, ariko ku myandikire je numvaga umuntu duhanganye nawe ari lyrically nyine inyandiko zanyu zirimo n'ibitekerezo byinshi. Hanyuma ndagira ngo utuganirire noneho by'umwihariko kuri Let Jay Polly wenda ku giti cye, umusobanuro ute nk'umunyamuziki? Yari umunyamuziki mwiza cyane, yarazi kwandika indirimbo zikora ku mitima y'abantu, y'abantu muri rusange, cyane cyane abantu bababaye. Indirimbo ziwe nyinshi yumvisa nk'akanyarira jisho, kumva kwicuma, umva ari bwa buzima bwo ku muhanda. Kandi icyo gihe hari ngira ngo ubu ngubu wenda abana bo ku muhanda baragabanutse, ariko icyo gihe muri icyo gihe hari abana benshi bo ku muhanda ku buryo yabasha kuvuganira imfubyi, akavuganira abana bo ku muhanda, agakora ku mitima ya rubanda muri rusange. Twese yaririmba ikintu ukacyumva kabisa. Iyo yaririmbaga story, akaririmba agahinda runaka, wajyanaga nawe, winjiraga muri story yo. So yari umuhanga cyane, Imana imuhereze iruhuko ridashira. Riderman, habaye igihe usa n'utemeranya n'itangazamakuru uburyo rifata abaraperi ndetse na hip hop muri rusange, ukavuga yuko nyine mutabona iyo playing time ihagije. Hari n'abantu bavuga batari ko indirimbo n'ubundi z'abaraperi biratangaje uburyo zikundwa cyane muri rubanda, ariko wareba wenda nko ku ma platforms wenda za YouTube views n'ibindi wenda ntizirebwe cyane. Nkuriza ibyo bintu bibiri, niki cyatumye media nyine itabakira uko mwagombaga kwakirwa kandi mwari abantu nyine badanje?
icyambere hari rya jambo mwahereyeho muvuga uburyo bagiye bafata abahanzi ba hip hop cyangwa se abaraperi bakabahereza isura mbi. Icyo kintu ntabwo na n'ubu ngubu sinjya mbasha kucyumva iyo umuntu ashatse kukivuga dusa nk'abahangana gushaka uburyo badusiga isura mbi, ibiyobyabwenge, ubusambanyi, ubujura, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo sura yari mbi bakayidusiga batyo. Ikindi ntabwo twakwirengagiza ikibazo cyabayeho ndetse na n'ubu ngubu gihari cya ruswa cyagiye kibaho, none ugasanga ahubwo birenze no kuvuga ngo baratuvuga nabi, bahagaritse no kudukina, ahubwo bagashaka no gusenya mu by'ukuri muri rusange. Ngira ngo mu minsi ishize mwigeze kumva ikiganiro cyabaye kuri Twitter bariho barabivugaho, bamwe banavuga n'amafaranga bahawe, by the way harimo n'abahoze ari abanyamakuru babyemera, bamwe bakabyemera bati kanaka yahawe amafaranga runaka, sinzi na mwaragikurikiranye mwaracyumvise. So ni ibintu bihari, ni ibintu byabayeho kuva kera, so ntitwemeranye nabyo mu by'ukuri, kuko nanone burya ni ikintu kimwe kurenganywa, ni n'ikindi kintu kimwe kurenganywa ugaceceka, ukabona ko karengane kari kugukorerwaho ugaceceka, ntabwo ari byo. Ngira ngo na nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze kwivugaho muri za 1995 avuga ati tugomba kubaka u Rwanda aho umuntu mu gihe arenganyijwe abasha kubivuga agatobora akavuga ati yes ndarenganywa, ariko ntabwo ndi buceceke, nshobora kujya hanze nkavuga ikibazo kiri kumbaho. So natwe rero mu gihe cyari cyose twabikoraga, yaba mu ndirimbo cyangwa se ku maradiyo, twagerageje kugaragaza ko karengane twakorerwaga. So abantu bakabifata nabi bakavuga ngo ariko ngo ntabwo ari byo. Kuri kiriya kintu wavugaga rero cya YouTube cya YouTube, wenda indirimbo zishobora kuba zitarebwa ariko twagera kuri field ugasanga hip hop iri gukundwa kurusha n'abandi bafite views z'amamiliyoni. Bwa mbere bwo views ziragurwa, bamwe barazigura. Icya kabiri nkuko twahoze tubivuga, hip hop ahanini iririmba ubuzima bw'abakene, bw'abantu bababaye. So abantu bareba R&B rimwe na rimwe usanga ari abantu bafite n'ayo mafone n'ibiki, ariko wa mwana wo ku muhanda ukunda hip hop ushaka kumva hip hop kuko ivuga ubuzima bwiwe, ugasanga iyo fone ntayifite. Ibyo rero nabyo bikagira icyo bihindura. Hari irushanwa rya Primus Guma Guma navuga ngo ryanabaye kabisa nka game changer mu muziki nyarwanda, uri umwe mu baritwaye, ariko amagambo atazibagirana kuri final igihe imbaga y'abantu bose bari bahagurutse umaze gukora performance idasanzwe ku rwego rwo hejuru iremereye. Ni nawe muraperi navuga ku bwanjye nemera ko we na Jay mwari mufite uburyo mushobora yego kurapa bino bisanzwe, urafite indirimbo ubundi z'abaraperi ntizisaza abantu, ariko mukagira noneho za ndirimbo zindi zo guhagurutsa rubanda, za pico nyicugusa nka champa n'izindi. So waravuze ngo mubibabwire, sinzi niba iryo jambo ryibuka. Kuki wumvaga ntabwo wari ufite icyizere kuri iyo judgment iri bukorwe, wumvaga n'ubundi umuraperi ari buryangirwe byararenze no mu itangazamakuru byagera no mu bajaji? Muri icyo gihe mu by'ukuri hari amakuru yari ariho arahwihwiswa yuko hari umuntu runaka wundi bahaye igikombe. None nareba n'akazi kabayeho, tukareba mu ntara amakonseri twakoze, tukareba ibintu byose, ukabona yuko byanze bikunze igikombe nkwiye kugitwara. None umaze kwibwirwa mbibwirwa ndi backstage, umuntu aranyongorera ati ariko ya makuru burya yahwihwiswaga ubanza ariyo. Mbyumvise ndavuga rero uko bigenda kose genda akora akazi kandi ko bikwiye nda performing ashimisha abantu, ariko noneho nyuzemo nako ka message mvuge nti kugira ngo nibyo ndi twavugaga n'ubundi ushobora guceceka akarengane kakagukorerwa ureba, ariko nanone ubashije kubona amakuru mbere ushobora kukarwanya kuko wabonye amakuru kavuga ariko reka ntera intambwe ya mbere. So icyo gihe maze kumva ayo makuru, urumva nanjye nabaye nk'umuntu urakayemo gake, ndavuga n'ibyanze bikunze bino bintu ngomba kwirwanaho noneho mbere bitari byambaho. Ndavuga nti rero bantu mubibwire bareba abayobozi bayimenye hakiri kare. Hari n'abavuga yuko ngo sheke yahinduriwe aho, baravuga ati muhindure umuntu wa mbere yagaragara, bati nyabona ariko mbere nanjye bari bambwiye bati ariko hari uburyo twabonye sheke yindi yanditse kundi muntu. Ndavuga ni gutyo bigiye kugenda. So maze no kuperforminga abantu bari bishimye pe, ndusha n'abandi n'ubundi nkuko byagiye bigenda mu ntara. Ndavuga se ndagiye hari inyuma niceceke tu mvuga ngo na performinze tu. Ndavuga reka ntange ka message gashobora kugira icyo gahindura, sindengane ndeba.
ariko ntabwo mbihamya yuko ariko byagenze ku Durande n'amakuru yarara ari indirimbo Riderman yagize ati ndi mu baraperi batarambara amapingu kiragiye abaraperi barafungwaga cyane nyine nabyo twahereyeho hari ngo tukubaze nyine ibanga ryari rihe kugira ngo ukore umuziki uhanganye n'abantu ariko nanone izo gereza ntuzigemo kandi nyine abo bantu muri kumwe bazijyamo kugira ngo ubashe kumanaginga ibyo bintu byo kwirinda nyine izo ngiso zaguteranye n'inzego z'umutekano imbaraga zari zihe mu bwa mbere bwo ngira ngo ibyo ni ibintu buri wese yagakwiye kugerageza kubera yuko twese dukwiye kugerageza kugendera mu murongo mu buryo bushoboka bwose kugira ngo tutisanga inyuma ya gereza cyangwa se inyuma y'amabaho buri gihe ntekereza ni nako nifata ku giti cyanjye nifata nk'umuhanzi kurusha uko nakwifata nk'icyamamare mba nifuza kwikorera umuziki wanjye kurusha uko najya kuri social medias ngume ngaragara imbere y'amakamera n'ibindi byose mba nifuza kuba umuhanzi apana kuba umustar niko ninje mu muziki mbishaka ngira ngo n'ababizi kera mbere nangaga no gukora n'amavideo na n'uyu munsi video nkora ni nkeya simba nshaka kugaragara imbere y'amakamera cyane mba nifuza yuko umuziki wanjye wavuga kurusha uko giye ngaragara so no mu buzima busanzwe nuko nirinze kujya mu bigare byo kuvuga ngo jya muri ibi simvuga yuko ntigeze mbigerageza no mu gihe cy'ama drugs igihe habazaga za mugo za cocaine mu Rwanda navuga yuko nigeze kubigeragezaho gato ariko nkahita mbivamo nanone ko ubona amariske yose uri kwikururira ugahita bicomoka mukavuga uti ubu ntabwo ari bwo buzima bwanjye ndi hano kugira ngo nkore umuziki sindi hano kugira ngo mfate drugs cyangwa se mbu umuntu umustar wirirwa mu ngeso zitari ngombwa niba ariko twabyita ntihagire uza kunyumva nabi ngo yumve ko abastar ariko bose babayeho oya ariko nabayeho numva na n'ubu ngubu mbaho numva shaka kwikorera umuziki kurusha uko nabi cyamamare ngo mbe navuga gute ugira inyifato runaka ngo mpere munsi ya spotlight njye kuri ya spotlight ndiko umuziki wanjye bari uvuga kurusha ibindi bintu. Riderman tugiye hanze gato y'umuziki turaza kusorezaho. Riderman urashaka ubu mugabo abantu bati muraperi binakora ko bitandukanye n'iby'abandi. Tubwire ubuzima bwa Riderman ubwo gatsinze Emery wa mbere yo kuba umugabo cyangwa ukwibaruka n'igihe wari umaze kugira umudamu ndetse Imana ikaguha n'umugisha wo kugira urubyaro. Ni ibihe bitandukana mu buhe buryo hari abajya kutubwira ngo dushake njye sindashaka akakubwira ngo uzabaho neza ngo uzajya urya neza nkavuga ni restaurant zirateka nyarugenge restaurant ziteka no kurusha abagore ahubwo bitandukanye bite ni mu biryo gusa wa mugani cyangwa harimo n'ibindi bintu bifatika ni byinshi mu by'ukuri umuryango utera umunezero mu buryo bwinshi butandukanye. Riderman wa kera mbere yuko yimaya yari umuntu ushobora gutwarwa n'uwo muziki nkaba nakubita wenda tuvuge nk'iminsi nk'itatu ntari nanagera mu rugo nkaba nzi ngo umukozi yari mu rugo nta kibazo na kimwe afite then kuba wibana ukaba uzi ngo nta kibazo ukaba wajya muri studio ugatwarwa n'uwo muziki ubu sinabikora niyo nagiye mu kazi mu ntara kenshi ngerageza gutaha niyo naba nagiye wenda keretse iyo ndi hanze y'u Rwanda nibwo kugaruka wenda bidahita byoroha ku kanya ariko Riderman wa mbere yo gushaka yashoboraga kumara icyumweru cyose atari yagera mu rugo yibereye mu muziki yatwawe n'ibyo bintu. Ikindi yenda n'imyitwarire y'abajene byanze bikunze yaba ari agafanta kamwe akagoroba k'abapapa kenshi cyane so bikaba byinshi gutyo ariko nyuma yo gushaka hari inshingano zizana n'ibyo hari ibyo ugomba gukora umunsi ku wundi imyitwarire runaka ugomba guhindura so ni ibintu nk'ibyo ngibyo mesino ntekereza ko urushako ruhindura ubuzima bw'umuntu uhereye mu mutwe mu nshingano n'ibindi byose bikajyanana bikaba byiza kubwanjye kugeza umwanya bimeze neza kuko nanone hari igihe umuntu ushatse nabi nanone bishobora kumugendekera nabi so kugeza umwanya rero ndashima Imana yuko nta kibazo nanjye. Nice. Hanyuma twigire mu bindi noneho byo muri siporo uko biri kose urakurikira nubwo wenda bitaba cyane ni APR ni Rayon hani Nyarugenge zibare ebyiri kuva kera ndi kuri Rayon ariko mu gihe cya kera cya za 1994 hakirimo ba Pompidou nabaga nari inyuma ya APR ariko nyuma naje kugenda guhinduka njya kuri Rayon Sport nano uyu munsi niyo fana mbere twe dukoresha igiswahili cyane
wabadiritse ute iki cyabiteye hari uburyo iyo bajya bavuga ngo inshuti zihindura umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So muri cya gihe mwavugaga cya Urban Boys twarahoranaga pe, twahoranaga mu studio, twahoranaga no mu buzima busanzwe, nyuma y'ishuri n'umuziki twabaga turi kumwe buri gihe. So Rayon Sport yaba yatsinze bakaba bari kurya show, nanjye nkaryana show nabo, nubwo byagenze ukundi kuntu nyine ko numvaga ndi umufana wa PL. Ku rundi ruhande ariko ntabwo nari umuntu, na n'ubu ngubu sindi umuntu uhora ujya mu masitade n'ibiki ngo mbikurikirane cyane, ariko bampinduye batyo nisanga nanjye numva ndi umuntu ukunda Rayon Sport cyane. Ubu se hari abakinnyi bake waba uzima cyane ntabwo uheruka kubikurikira? Naba ngiye kubeshya simberuka. Okay. I Burayi se hari izo ufana mu Bwongereza, muri za Manchester, za Arsenal, za Chelsea? Bon, nari umufana wundi wa Barcelona cyane, hakirimo ba Messi na mbere yaho, ariko hakirimo ba Ronaldinho, kuko nabaye umufana wa Barcelona ndakeka guhera muri za 2002 gutyo, hakirimo ba Ronaldinho, ba Messi bakiri abana, nkurana nabo gutyo. So navuga yuko ndi umufana wa Barca, nkaba ndi umufana wa PSG. Byanze bikunze kubera na Visit Rwanda biragendana. So mu Bwongereza nta kipe navuga ngo nigeze mbi nyuma cyane, uretse ko muri no minsi mbona wenda Man City ibikora cyane, simbizi mu gake cyane ibyo ngibyo yenda. Uyigeze kuvuga ngo iyo vasi sinzi n'abanyibuka neza waririmbyemo Messi na Cristiano, uvuga ngo Messi ukorize ntabwiyemeza ibintu arayo muri Ronaldo, arayo muri wa ako kantu kaduhe gato niba ukibuka, none unadufashe kutubwira uruhande rwawe hagati ya Cristiano na Messi. Ni mu nyuguti ya ra. Icyo navugaga nuko abantu benshi, icyo kiganiro ndibuka twigeze kukigirana na Platini, turabiganiraho cyane, ari n'umuntu ukunda Ronaldo byataye, ariko giye nkamugaragariza yuko mu by'ukuri kurundi ruhande rwa haraba harimo n'amarangamutima yanjye ntihagire umva nabi. Hari uburyo Ronaldo ibintu byinshi abikora n'ibikabyo, niba twabyemeye sibyo, yaba ari kugaragara ku masocial media, akora abdomino, akora ibiki n'ibyo, ubona yuko ari guforcing ikintu. Mu gihe Messi, yifashe ba Messi na ba Ronaldinho n'abantu ubona bafite umupira muri bo badaforcinga, apana kuvuga ngo ararwana nabyo. Ikindi n'abantu bashobora gukubita amacenga bakishakira igitego, mu gihe ba Ronaldo usanga ari abantu baforcinga cyangwa se bahabwa passe bagatsinda ibitego. Nabyo ni byiza kuko muri sport ikigamijwe no gusinda, ariko nanone wareba muri kote ya uburyo umuntu ashobora kwita amajongle, uburyo umuntu ashobora kwita amacenga, uburyo bwose bushoboka. Ntabwo kubwanjye nta muntu ushobora kuza imbere ya ba Ronaldinho na ba Messi, abandi bose mbamuna ari uguforcinga. Ako kantu urakibuka katunyurizemo gato kugira ngo abantu baruhuke mu mutwe ho gato, mu nyuguti ya ra. Yasaba yuko nuruka inyuma nanone. Gusa niba nibuka neza bavuga ngo bigusaba aranga unyibutse bigusaba aranga unyereke y'ukuri real, rani yo nyuguti tangira revolveri, rankari cross nka Rolls Royce nka Roosevelt, raya respect ntukaryera bush vert, raya Rihana Romeo cyangwa se Rambo, ranka Riderman urapa bakabuturambo, ranka revolution yakozwe na Che Guevara, harari ishyamba rwanirira impindura amatwara, raya ruswa yinjiriye cyane, raya radio rap ntigikinwa kuyisenya niyo mission, raya Ronaldo gusa jewe nkunda Messi, ukiniziwe fresh adashize mu bwiyemezi, raya Rubavu mu rwa mukuru w'abashapu, iwabo wa Ruhago n'abacakazi barapu, ranka rwatubyaye rwaritashye na Rwema, ye ranka rwasabahizi nka Rwanda rwuje ubwema. Nanjye nitwa Ruberwa. Naraya Ruberwa Rugarwa. Nefo shaka ukuntu cyata iramora kuko ni Riderman. That's so good. Riderman, hanyuma hari ikindi gice cy'ubuzima noneho busanzwe tugira ngo tubwize mu kuri. Iyo wiyedirisa ku mugore wawe umuhamagara ute? Muri utu tuzina nyine twa generation ziti. Nkoresha cœur cyangwa se bébé. Wakunda kuguhamagara ate? Nawe akunda kumuhamagara bébé. Hanyuma kubijyanye n'abana, hari umwana mu bana bawubona akabatuye kabisa, ndabona ashobora kuzaba nka se, kazaba umuraperi cyangwa se wenda kazaba n'umunyamuziki bitabaye na rap gusa. Imfura yawe nyanyibona iratutuntu buriya rusangiza. hari indirimbo twakoranye twitura mama we n'ubundi, hari n'indirimbo nawe yakoze arapa, ngira ngo mwarayibonye, arapaga mu Gifaransa kandi akajya muri temps.
nuko wenda nanze kubikomeza kugira ngo bitagira icyo byangiza ku masomo yiwe ariko ni umuraperi mwiza ntekereza yuko yaba umuraperi mwiza cyane. Hanyuma ku bakobwa uba wumva bakiririmba bumva kandi baracyafite ibiri hafi n'igice baracyari batoya ariko bari kurimba twaturimbo tw'abana so sinamenya aho bazagana yenda mu bihe biri imbere ariko nk'umuhungu we namaze kubyumva kuko kubabashije kumva ku karirimbo ngira ngo babyumva yuko ari umuraperi mwiza. Riderman reka dusoze nkubaza iki kibazo hari Gatsinzi Emery wari utaraba Riderman umwana wo mu rugo wiga Saint Andre umunyeshuri umuntu nyine ushaka gutangira kariyeri w'umudreamer ushaka gutangira kariyeri uramutse usuye wa munsi ubwo mvuge Gatsinzi Emery wacyagiye nihe nama wamugira kugira ngo yinjire muri ibi bintu kuko hari indirimbo yarimbyemo uvuga uburyo abantu badakundana muri kariyeri uvuga uburyo umubyeyi wawe yarwaye bagusuye ari mbarwa ibintu nk'ibyo tubwire iyi kariyeri wagira abantu bagiye kuyinjiramo nkuko wayinjiramo icyo gihe iyihe nama bayitwaramo bate? Bwa mbere bwo namusaba kutaba naifu kutaba naifu no kutirara cyane kuko uyu muziki nubwo ari mwiza ngira ngo yenda no muri football njya mbyumvamo birimo ariko hari ibihe unyuramo ukabona yuko wa munezero ugira ubona bari abantu bari imbere yawe ubaririmbira basimbuka bishimye bimeze neza ni sawa ariko hari igihe utwarwa n'ibyo ngibyo ukumva yuko abantu bose bagukunze nyamara hari abanzi bahari so namusaba kutaba naifu nkamubwira yuko akwiye kugenda yigengesera muri icyo gihe nyine kuri uwo wa kera kuko hari igihe navuga ngo hari ibihe nigeze kunyuramo nyine hafi gutakaza ubuzima bwanjye kubera ibintu nk'ibyo ngibyo so nari kumugira iyo nama yo kujya mu muziki ariko azi yuko atari umunezero gusa ari urugendo rurimo uburyohe ariko harimo n'ubusharire bumwe na bumwe. None ku bikorwa byawe kandi muracyari mu muziki hari akarimbo wenda gashyashya ugiye gushyira hanze bimeze bite? Maze iminsi ndi gukora kuri album yitwa Intama mu ruhu rw'impyisi ntabwo irarangirije 100% ariko igeze nko kuri 50. Intama mu ruhu rw'impyisi Riderman iyo nizo sirengera so ni album ndi gukora ubu ngubu. Urateganya ko ushobora gusohoka nka ryari? Hatagize igihinduka mu ntangiriro za 2024. That's so good. Abaraperi bahari ubu ngubu urabona ari nde abantu uvuga ati turi kugenda tuvamo ninde uri ukavuga ati uyu nguyu ibyiba tumusize muri game haryo dusigiye abanyarwanda bahari bari gukora mu bashyashya cyangwa no mu bahozeho no mu bashyashya bari kuzamuka mu bato ko barimo benshi ntabwo navuga umwe gusa ariko Kevin abirimo neza cyane Kivumba birimo neza cyane barahari Bakarigombe barahari so antuka mu mbona bari hejuru cyane yaba mu myandikire yaba no muri flow n'ibindi byose Kivumbi Kevin Bushari ba Betray barahari hari generation nshyashya kandi isobanutse cyane. Tusanisha n'ibyo muri Amerika kuko wenda no muco wa hip hop niho ukomoka cyane ndetse abantu benshi banavuga ko nyine ari naho iyo movement yahereye. Uri umuntu wa Tupac cyangwa uri umuntu wa B.I.G? Wa Tupac cyane. Niyo muntu kabisa nakuze nanjye nireferaho like flow yiwe uburyo ijwi ryiwe energy ziwe niyo muntu nakuze cyane nireferaho so umuntu wa Tupac cyane. Dusoreze mu myemerere ukunda kuvuga cyane ku bintu bijyanye na Rastafarian bintu nk'ibyo niba ari idini sinjyana nabimenya nge ni usengera ni imyemerere ufite bimeze bite? Bon ninje muri movement y'abarasta mu gihe niga muri secondaire duhura n'abarasta hari umurasta witabye Imana umuherezi ruko ridashira witwaga Matt yabaga muri Holy Jadov so yaratuye ku Mumena twiga muri Saint Andre tugahura nabo tukaganira so n'abantu babemera Imana nkuko nanjye ndumwemera Imana urumva nakuriye muri Eglise Catholique niga muri Saint Andre urumva nakuriye mu Catholique cyane ariko mpuye nabo bantu banganiza kuri movement y'abarasta numva imyumvire yabo uburyo bashyira imbere urukundo kurusha hari uburyo amadini nubwo atwigisha Imana nubwo atwigisha urukundo akunda kudushyira mu kudushinja cyane yuko turi abanyabyaha. Yes of course ntabwo turi intungane ariko ntibashyira imbere yuko
twagira urukundo cyane kurusha ibindi. So mu barasta rero nakuriye muri iyo movement maze kwinjiramo nkumva imyumvire yabo myinshi cyane natangiye kuyoboka inzira cyane y'urukundo kurusha idini, kurusha kubwirwa ngo Yesu azaza ariko tura amaturo uzi yuko wasize umuturanyi wawe yicwa n'inzara gira gutya. Hari ibintu byinshi cyane ubona nyine ukabona ntibigenda, ntihagire uza kunyumva nayo madukurikiye yenda twanayevamo kugira ngo hatagira hari ibintu byinshi bitagenda mu madini ko mbyumva bitandukanye n'abarasta bakwigisha urukundo. Kunda mugenzi wawe mbere yuko ujya gukunda Imana, fasha mugenzi wawe mbere yuko ujya gutura cyangwa se kujya gukora ibindi bintu. So icyo kintu nicyo nakuriyemo n'ibindi byinshi cyane bijyana nabyo, ariko iyo movement yiyobotse gutyo. Ariko n'ubu sinataye Imana kuko no mu mahame y'abarasta bagomba baravuga ngo one chapter a day keeps the devil away. Still nabo bemera gusoma Bibiliya cyane, gusenga n'ibindi byose, ariko bagashyira imbere urukundo. So ndumwemera Imana, ariko nanone ushyira imbere ayo matwara y'abarasta cyane kurusha amatwara y'amadini. Asansana dusoreze mu ndirimbo wowe ubwawe wihitiyemo wumva ukunda cyane, uduhe akantu gato dusoze kabisa. Of your choice kabisa, muzizwi nyine tunahaguruke mufashe ko kwisi ishozi gangster ntajya ava muri jumper, ingendo y'ubushishozi life yiwe ni urugamba, umuvuduko wakaga nk'umuyaga muri kaburimbo, banda nivuga aho akomoka ntabwo yitwaza kubw'umurimbo no mu blood cyangwa mu free ho mu muco w'amaniga ya kera. California ni nk'igikoni ikintu giye na rwara gitera, iminyururu mu ijosi boshye imandwa ya byangombe, muhinzi atambuke cyangwa ho kunguka uhombe, kuguruka bizwiho nubwo rwose atagira amababa, ahora mu mikasi